twari turi nyine twari tumenyereye ibijyanye no gusenga twumva ijambo ry'Imana, ariko kuri iyo myaka 9 ndabyibuka nibwo filime ya Yesu yitwa Passion de Christ yari gisohoka muri 2004. Uwo munsi nibwo numva byabaye ubuzima. Aho nari nicaye muri salo y'iwacu ndige nyine ndarira kabisa, amarira ntashobora kuvuga. Ndetse no ku myaka 12 nari maze gukizwa, nari maze kubatizwa mu mazi menshi, yantoje mu nzira zo gusenga nyine zo kubaha Imana, ariko mu by'ukuri bya bindi nyine by'ubwana ntago ubu bibamo kubera ababyeyi. Hari ibintu batamuziho nyine, batamuzi kugufunga inguni, batamuzi kushira amakapo, you know. Ndavuga nti ibintu byose bigiye guhita binjya. Tugane Imana, warakoze ibyo nakoze, narabikoze birarangiye kandi nabikoze neza, nabikiranutsemo. Ubu ngiye nanjye rero kurya show. Biba cost rero bigendanye n'urugendo umuntu agenda, ntago ari ibintu biza out of nowhere ngo uvuge ngo jewe ngubu ndarekeye aho ntago nzongera gukora ibi nibi, ngiye gukora izi cost, ngiye gutanga ibi nibi. N'urugendo ajya kumbyara ambwira ko bari baraguze no twenda tw'umukobwa bazi ko hazavuka umukobwa, kuko still ecography yaberekaga ko ari umukobwa. Yes. Aho ngaho ni naho bita binagutandukanya n'ikidini, kubera ko bavuze ati murekere kwambara amajipo, ukayiturekera kwambara amajipo. Kandi hari n'indi jambo nkunda cyane ngo niba kubaza kwizera kwawe, I'm quoting mu Kinyarwanda, ujye uhora ufite igisobanuro. Yes. I mean, abakobwa baranyumva cyane. Umutipe yagukunza akaguhundagazaho urukundo, biroroha nawe kumukunda baka. Namwe abajama mu byumve ni ibintu byoroshye, twarakunzwe dukundwa urukundo ruhoraho. Nkunda ijambo ry'Imana riravuga ngo yadukunze urukundo rw'akaramata. Ngo ndetse aduca nk'imanzi mu biganza byayo. Urwo rukundo rero warumenye, sinibwira ko hari aho wacikira nyine gutanga cost. You will give the cost. You will give everything that you have. Shalom, shalom. Bahaye ikaze kuri The Grace Not Podcast, where faith meets real life and young hearts come alive. Amazina yanjye nitwa Itetere Brune and I'll be your host today. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo iri ngombwa cyane muri generation yacu, the cost of saying yes to God. Dukunda imigisha, aho bavuga ibitangaza cyangwa se naho batubwira ibizatubaho. Twumva dushaka kumva ijwi ry'Imana ry'ibyiza bizatubaho, ariko ntabwo tujya dutekereza ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Niki twebwe tugombwa nk'abantu kugira ngo iby'Imana yatugeneye cyangwa se ibyidushakaho bitubeho. Uyu munsi ndi kumwe n'abashyitsi badasanzwe bari buze kugira umwanya wo kubibwira. N'abasore babiri bakorera Imana, bakora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, baraza kuza kubibabwira. Babwiye yes to God. Hanyuma ndagira ngo baze no kuza kugira ngo tuze kuganira, batubwire icyo kiguzi niki bisaba, what's the cost of saying yes to God. Kampere ibumoso bwanjye. You're welcome. Thank you. Amazina yanjye ni ayandi, Elinshuti Rutagwera. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe mwiza cyane n'umwana umwe w'imyaka 5 w'umukobwa. Nishimiye kongera kuba hano kandi ndabizi umwami araduhana ibihe byiza. Gerageza no kwabwira kuri ministry yawe. Umurimo. Okay. Nyoboye umurimo witwa Glory to Glory International Ministries. Ahanini ugendanye no kugira ngo tubwire abantu Yesu bave mu bwiza bajye mu bundi. Ntago twirimita ku myaka, ni ingeri zose, abakuru, abato, ndetse turumva umwami twemeza yuko vuba aha bidatinze tuzakora church. Amen. Thank you. Amen. Dusuhuje abantu bose muri Glory to Glory Ministries. Okay, kanjye ni buryo bwanjye nawe tumuha umwanya twibwire. Amazina yanjye ni Guy Nick Trésor. Nkabanyoboye ministry yitwa Christ for All People. Nanjye ndi umusore. Amen. So turanezerewe, tubahaye ikaze kuri The Grace Not Podcast, kuba mwemerewe ubutumire bwacu. Nukuri turanyuzwe. Ni by'agaciro kuba tubafite kandi mwe musanzwe mwese mukora umurimo w'Imana in your ministries. So biraza kuza kutworera kugira ngo mudufashe since muri exposed ku rubyiruko mubana narwo umunsi ku wundi. So iyi topic
navuga ngo nimwe bashyitsi beza bo kudusangiza. Now akenshi tugira amatsiko yo kumenya se ubundi umuntu kugira ngo ajye gutangira urugendo rwe n'Imana cyangwa se na Yesu. Warutangiye ute, wahereye hese, wumvishijwe ry'Imana n'iki cyagukuruye? So ntabwo ngiye off topic, ariko navuga ngo nicyo kibazo cya mbere nshaka kubabaza, urugendo rwanyu rwa Gikristo rwatangiye gute? Niki cyagukuruye ukavuga ati you know what, I'm saying yes, mu magambo make? Kaduhere kuri Pasteur. Reka ngerageze, ibi ni birebire ariko ndabicagagura. Nakijwe ku myaka 9 yanjye, izwa ndi mu rugo nta muntu umbwirije, kuko nakuriye mu muryango w'abakristo, batujyana muri Sunday school. Twari tumenyereye ibijyanye no gusenga, twumva ijambo ry'Imana. Ariko kuri iyo myaka 9 ndabyibuka nibwo filme ya Yesu yitwa Passion de Christ yari gisohoka muri 2004. Igisohoka rero ndayireba, nanayireba kuko yari iri muri Armenian, banayisemuramo ukuntu. By the time yagiye ku musaraba agapfa akazuka, aho ngaho gihe niho nakozweho. Bya bintu nakomezaga numva babwiriza, tuvumva Sunday school, John 3:16 uwizi mu mutwe wirepeta uri munsi. Uwo munsi nibwo numva byabaye ubuzima. Aho nari nicaye muri salo y'iwacu ndi nyine ndarira kabisa, amarira ntashobora kuvuga, ku buryo na bya bintu bya casting crew n'abanditse filme bigeraho bikarangira. Noneho hacaho aka documentary k'iminota nk'ibiri cyangwa 3, yari umwana w'imyaka nka 12. None uri kuvuga ngo niba wabonye ibi ngibi, ndagira ngo mubwire ngo Yesu ni wowe yabikoreye. Akubitwa, ajyanwa ku musaraba, yabikoreraga wowe n'ibyaha byawe. Niba rero wumva ushaka kumwakira mu buzima bwawe, subira muri aya magambo. Uwo munsi nanjye nsubira muri ayo magambo. Navuga nti rero niho ubuzima bwanjye bwa Gikristo bwatangiriye. Sinaba nyatendinga Sunday school gusa, ahubwo noneho ntangira no gusavinga muri Sunday school. Kubwiriza no kuririmba naho byatangiriye muri Sunday school. Mvamo njya muri main church, still umurimo nkomereza aho ngaho. Imana igenda imutu glimpses tw'imuhamagaro, ndetse n'ibyanditswe. Ndabyibuka icyanditswe cya mbere narebye nkanagifata, bya byanditswe bikumarka mu buzima bwawe bwose, yari Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, ngo kandi ngushyiriyeho kugira ngo ukubite hasi, urandure, usenye, wubake, utere imbuto. Icyo nicyo cyanditswe numva cyagendanye nanjye icyo gihe cyose. Ariko navuga ngo niho Imana yari itangiye kunganiririza, ariko bitaraba that sure. And then umunsi rero navuga byabereyeho amplified, noneho nkamenya ngo noneho ndabizi neza yuko umuhamagaro ni umuhamagaro. Natumiwe mu giterane Uganda, umukozi w'Imana René Patrick niwe wantwaye. Manjyana ku myaka 16 yanjye, nta nazi ni ibintu biva niyo bijya. Namubwiye ati kugira ngo uze kuntwara birasaba gusaba yuko usaba uruhushya mama wanjye. So kuri iyo myaka 16 arantwara, anjyanye rero niho nahuriye n'imbaraga z'Imana. Bwa mbere mu buzima bwanjye mbona kabisa imbaraga z'Imana ziri ku rundi rwego. Hari kuri Miracle Center Cathedral, umubyeyi Pastor Robert Kayanja. Aho rero niho nagiye baduhaye umwanya wo gusuhuza itorero. Turusuhuza itorero nyine nk'aba international guest. Batubwiye kuririmba nk'abantu baturutse mu Rwanda. Nahita nshyira imbere ati genda uririmbe. So ndaririmba, umukozi w'Imana turakonekta, turakundana. Aho rero niho urugendo navuga rw'ubuhamya rwatangiriye, kuko yaransengeye, turaministeringana. Nyuma yaho in the background aza kumbwira uburyo Imana izankoresha, haramanurira. Ariko nyine numvaga indoto zanjye ntago zari zo gukorera Imana. In fact nafite gahunda ya politike, numva nzaba umupolitisi ukomeye. Mvuga nti office natendingaga kuri iyo, numvaga nzaba president. Navugaga ati his excellence azavamo njyamo. It's never too late. Ariko Imana yarafite gahunda zayo. Imana yarafite gahunda zayo.
ibigira uko byakagenze. So kuri iyo myaka 16 Imana isa nkaho itangiye kumpereza noneho urugendo rwo gutangira kuyikorera noneho byagutse. So ambwira uburyo nzakorera Imana kandi ambonamo umuyobozi ukomeye, ariko nyine navuga ati umuyobozi buriya ni wa wundi nyine wa president. 17 rero igeze nibwo noneho turi mu Rwanda hano i Kigali, habaye igiterane gifungura Foursquare Church, nibwo yari gifungura bari kuinauguratinga. Tujyayo byanayo na groupe y'abana twiganaga tuvuye ku ishuri. Aho rero niho navuga ngo noneho wa muhamagaro na bwa buyobozi bwabaye confirmed yuko ari umuhamagaro w'Imana. Hari umukozi w'Imana, umuprofeta, twagiyeyo, by the way twagiyeyo tunakererewe cyane. Tugezeyo ari umwanya wo gusoza nibwo yaje inyuma atangira kuduhanurira umugore wanjye, icyo gihe yari sheri wanjye ariko tutaraba officiel, tukiri kubisengera turi kubaza Imana. Aramuhanurira amubwira yuko tuzanashakana, ahanura ubukwe bwacu. Arangije aramubwira n'amagambo akomeye, aramubwira tuzamufate neza uyu mugabo wawe kuko agomba gukorera Imana kandi aragukeneye mu kumukorera Imana. So naho ngaho rero navuga ngo byabaye confirmed noneho nibyo twavugaga, nibyo mwadoutingaga noneho biba byeruye dutangira umurimo w'Imana. Ni naho muri uwo mwaka ukurikiyeho twatangiye Glory to Glory International Ministries as a ministry. Tubwira Yesu yego gutyo. Ndandi mbivuga ngo mpisemo kugukorera. Iyo niyo yacu, ubundi niyo y'iki gihe. Actually, fun fact, Pastor Elinda muzi ari umushumba wanjye muri high school, and wari uri kubivuga bituma actually nibuka yuko akenshi tubona abashumba ariko tutanazi n'urugendo rwabo, tutanazi n'ukuntu bemeye umuhamagaro, nyamara bakadushumba tukabona ku mavuta yabo ariko utazi the cost. Ibyo turimo turavuga, utazi the cost. And kubw'amahirwe mfite n'ino platform burya none umuntu wabyitwayemo neza jyumushimira ko ari icyitegererezo. Funny thing is yesterday somehow you came up in our conversation n'umuryango wanjye, some of them, and ndimo ndabwira ati mu buzima niba hari umuntu ntabonye usubira inyuma, Pastor Eli arimo. Like nta kujenjeka, nta kwa kundi ngo waguye. No, tubwira abantu ibyiza bagihari, sibyo? Nazaza mu kiriro ngatangira nkavuga ngo yarancumbye, narigeze nanabimubwira. But on that note, no kuri wahagaze neza muri ministry kandi wihagararamo uri consistent. Hari ukuntu ubona umuntu ashakinga akabaye kose akagira gute, ariko warahabaye kandi Imana ikomeza ibiguheremo imbaraga n'umugisha. So hano dufite n'umugisha wa man of God, umugisha umurugisha n'urumugisha muri urubyiruko no muri iki gihe. Trésor, nawe tubwire muri makeya yes yawe ku Mana yahereye he? Yes yanjye ku Mana, navuga nk'uko yabivuze ntago biri kure y'ibyo yavuze. Nanjye navukiye mu muryango ukijijwe. My mom anoza ibyo gusenga, ariko ndetse no ku myaka 12 nari maze gukizwa, nari maze kubatizwa mu mazi menshi. Yantoje mu nzira zo gusenga nyine zo kubaha Imana, ariko mu by'ukuri bya bindi nyine by'ubwana ntago ubu bibamo kubera ababyeyi. Bibamo kubera ababyeyi ko bari kuyobora muri iyo nzira, utarabisobanukirwa impamvu uri muri ibyo bintu. No gusenga nyine ugasenga kubera ko n'ababyeyi bagutoza kuba muri ibyo bintu. So even no muri high school, ngiye high school nibuka ko ngiye ndi mu wa 3 nasenze isengesho, numvaga nshaka ibintu nashakaga kwiga. Mbwira nti Imana, numa kwiga nashakaga kwiga electronics and telecommunication. Nibyo bari bambwiye ko ndamutse ngiyemo nyine nabi basha cyane abarimo banje kubera uburyo natsindaga physique. Bambwiye ati rero wowe uramutse ugiye kwiga electronics and telecommunication byaba ari sawa cyane. So bituma numva ibyo binari byo nshaka kujya kwiga. So rero numvaga bitazakunda konjya kubyiga, cyane ko O-level nyine amanuze batangaga wasangaga ari ibintu bijyanye cyane, batangaga za mege za hegeza ibiki ibintu cyane byo muri
bitari ibyo muri WDA. So ndangije nsenga rero mbwira Imana ati Imana numa kuba kwiga electronics and communication nzagukorera aho nzajya. Ariko mu by'ukuri mvuze icyo kintu njye natekereza gukorera Imana kuko I was a worshipper. Njye muri high school aho nigaga O level nari umuramyi. So numvaga rero gukorera Imana ari ukuramya. So mbwira Imana rero nibyo natekerezaga. Abana njyewe ndashaka kugukora nzagukora aho nzanjyana kwiga nkiga ibyo ngibyo. Mu by'ukuri Imana yarabikoze ima kwiga electronics and communication. Hano ubu ngubu ntabwo hari ADB Association des Enseignants de Don Bosco hano Nyarutarama. Mpagera ari ikigo noneho nsanga ari ikigo cy'imva kifitwa amateka mabi bavuga ngo ni birara n'abana badashobotse kugeza ubwo nyine iyo Association des Enseignants de Don Bosco bayitaga ADB kubera uburara bwabo bari barayise ngo Association de Bandi ADB Association de Bandi. So noneho iki kigo nje kwigamo mpageze nsanga noneho n'aba jeune bahari b'abakristo they are not proud, ntabwo bari proud habe na gato. Njyewe rero mpageze nanjye ntangira kugira ubwo bwoba kuvuga ati se ni njyewe uzaba proud y'ubukristo bwanjye kandi n'abandi bahari batari abakristo. Nyine byagaragara nkaho kuba umukristo uri Babiloni bisebetse cyane kabisa. Ndavuga ni hapana nanjye ntago ngomba kugira ngomba kwisebya. So mpageze nanjye mpita nirara. In fact naragiye nza kureba group isenga ngo ndebe nsanga abajene bisengera ari 5 bonyine. Ndavuga ni you know what, none nabwiye ko Imana nzayikorera nta na worship team hari ubwo rwose Mana don't blame me. So bituma igihembwe cya mbere kirarangira mva nari mpita nyine ni adapta nigira nyine nk'abandi bajene bose ibintu umva nyine byo gusenga si n'ibyaba bikindeba. I remember ndi muri vacances nyine ndi muri vacances mu cyumba cyanjye ijwi riza gutyo rimbwira ngo remember ibyo wabuvuze ko ninguha ibyo ushaka kwiga uzankorera. I was like nibuka kuko ibyo nari narabisengeye kandi Imana yabimpaye ndi kwiga electronics and telecommunication. Ako nanjye kubwira Imana nubwo nakubwiye ko nzagukorera njyewe natekerezaga kuririmba kuko nibyo nshoboye. Ntaho nari bwabwirize ntaho nari Bibiliya sinajyaga nyisomo rwose narayisomerwaga barasomaga nanjye nkumva just nari bwafata umwanya ngo ndi gusoma Bible. Namwana Imana njyewe nakubwiye ko nzakuririmbira hari na worship team ha. So ndakora ikire nagara amakosa yanjye ngati wo wambwiye kuzankorera. So nakujyanya hari umurimo. I was like umurimo hari umurimo wansabye kunkorera nakujyanya hari umurimo kunkorera. Nabase nzagukora gute nzaririmba se ndatangiza worship genda utangira uvuga ubutumwa bwiza hari. I was like sindasoma na Bible sindahagarara imbere y'abantu mbabwiriza nzavuga iki. Genda hari sinongera kumva iryo jwi like bingumamo ndavuga ni rero ndamita nsenga mvuga ni Imana urangerageje bitabaho hari ahantu rwose kujya kuvuga kwifata ngo ndifashe ngo ngiye kubwiriza mvuga ubutumwa bwiza muri bari abajene ntako nabibasha kabisa cyakoze ikintu ngiye gukora. So ikindi nabonaga hari ibintu byinshi bigiye kumbuza urwo rugendo rwo kuvuga rwo gukorera Imana. Hari ibintu byinshi bigiye kumbuza kubaho nk'abandi bajene kugeza kuko wasangaga nyine nkaho navuye nkaho nize O level umujene nyine wabaga akijwe ari abwiriza nko muri church wasangaga ari ntangarugero. Hari ibintu batamuziho nyine batamuzi kugufunga inguni batamuzi kushyira amakapo you know. Ndavuga ni ibintu byose bigiye kwita binjya. So kuvugaza kuza kwivugamo in depth. Ndavuga ni ibintu bigiye kwita binjyaho. Nuvuga ngo ubuto bwanjye bwose ngiye nyine secondaire nabonaga nyine ariyo gihe cyiza ahubwo cyo kuba nyine cyo kurya show cyo you know. Ndavuga nti ibi bintu rwose ndavuga ni rero man kubera ko nari narabyemeye ngo nzagukorera yengeye kubikora ariko bizarangirana na secondaire bigomba kurangirana na secondaire kugira ngo
nanjye rwose winjoying ubuzima kabisa numva uko bumera nuko nabwiye Imana ngiye kubikora kubwo just kubera ko nari narabyemeye nabwo ni okay nuko niyo deal dusinyanye ngewe nisoza secondaire ngomba guhita njya mu bundi buzima abandi bajene so nuko nahise njyamo ntangira njya kubaza umujene wabwirizaga yarari secondaire mu wa gatandatu agiye ndi mu wa kane amubaza se nazajya ngufasha nkajya nanjye nza kubwiriza arambwira ati yo wabumfashije cyane mpita ntangira aho ngaho ubwo rero hari abari banzi ko ibyo bintu ntabibarizwamo so bambona ngiye rero no gusenga gusa gatiye twazagiye gusenga urumva bikabatunga reka tujye kureba noneho niba usigaye unabwiriza reka tujye kumva ibyo atubwiriza bakaza baje kugira gutyo bakabizana mu by'agakungu n'abanyeshuri twigana bakavuga ati okay reka tujye kumushigikira ko nuwo muri classe yacu reka tujye kumushigikira bakaza gutyo mu by'ukuri Imana irabikoresha hazamo ububyutse mu buryo nakekaga abantu babandi basengaga ari 5 Imana itangira kubyagura classe itangira gukubita ikuzura ku buryo nko ku munsi umwe nashobora guhamagara nk'abantu nk'aba 5 baza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza so bitangira haza ububyutse Imana itangira kubikoresha gutyo kugeza nsoje secondaire so nkuko nari narabwiye Imana ndabwiye Imana noneho nsoje na secondaire mpita mbona akazi keza numva rwose ndavuga ni yo Imana iransubije kabisa mbaye umuntu uri independent ngomba kubaho ubuzima bwanjye ndabwiye Imana warakoze ibyo nakoze narabikoze birarangiye kandi nabikoze neza nabikiranutsemo ubu ngiye nanjye rero kurya show ngiye kurya show so navuga ngo ibyo rero niho nahise ninjira noneho mu isi ya indi nahoze nifuza kujyamo na maklabu kunywa inzoga noneho mbikora bya gisazi kabisa nk'umuntu warubinyotewe mbikora bwa gisazi kabisa nk'umuntu warubinyotewe kandi noneho nkashaka kubera ko abo twabaga turi kumwe harimo ababaga banzi mbere akenshi twaba turi kumwe akavuga ngo uyu nguyu ni pastor ngo uyu so nkashaka kubaprovinga ko byari bya so sometimes ugasanga na phone yanjye password irimo Jesus kwandikamo Jesus nk'umuntu waba uri hafi yanjye nawe ndi gukora ati yaba batamu ni pastor tina password irimo Jesus no kwandikamo Jesus kandi ubwo turi kunywa turahana ahantu ndi nkahora mbona nta belonging aho hantu so nabo turi kumwe bagahora banyakuzinga ko aho hantu ntari uwabo why nkagerageza gushaka kubemeza ko ndi uwaho hantu kabisa nkananywa kurenza uko abandi nkagira ubusazi bwose ariko still bagakomeza akambwira ko ntari uwaho ngaho one day turi kunywa kumbe hari umujene nari narabwirije akirizwa ku ishuri ndi kubwiriza one day aza nabo maze gusohoka aza kugwa aguye aza mu kabari twari turimo njya hano nari nicaye n'abandi bajene aza aje gusaba inzoga ambonye arikanga yanga gusaba inzoga kubera ko ambonye urumva yanga gusaba inzoga kubera ko ambonye ubwongo buramwica sasa arebye ku ruhande asanga nanjye mfite gati pastor gakora nawe mfite inzoga ahita ati ya baba ati mu mahubwo niba na pasi nawe ari kunywa nanjye mu inzoga aho ngaho like ahita bibabwira aho ngaho abantu bose ati uyu mujene ati nawe nakijwe ko ari umujene ati none ubwo nawe usigaye nk'inzoga munyere n'inywere rwose avuze icyo kintu numva ako kanya n'inzoga zahise zinshiramo numva ndababaye ngize agahinda kenshi nabwo ni kumbe hari abantu bari barakijwe kubera ngewe none ndi muri ubu buzima like numva binushije ku mutima cyane ndavuga ni Imana ndashaka gusubira mu nzira zawe nkakumenya noneho byanyabyo kandi sinshaka kuzavuga Imana nabwiwe nigishije I just want to know you ndashaka kunyereka nkakumenya apana ibyo nigishijwe ibyo nabwiwe ibyo ababyeyi bambwiye no ndashaka kumenya ku giti cyanjye
so icyo gihe nibwo rero numva in fact nari maze kurengera cyane kugeza n'ubwo umuryango nkuraho amaboko pe famille nkuraho amaboko iravuga ati mva warananiranye like kwa kundi ugera no muri famille ugasanga abantu ntibashaka no kukumva bagukuye icyizere baramva ntacyo kivuze muri famille narisigaye nama mu gitondo bukeye sometimes sinanataye muri weekend rwose weekend ngataha dimanche nagiye Friday ngataha Sunday so bari bamaze kunakariza icyizere bimaze kuba ibintu bibi so I remember nibwo nafashe umwanya nshaka gufata my mom aza one day nsanga my mom ari kurira arizwa n'ubuzima ndi kubamo arambwira ati rero ndamubwira why namwe mama maze kuba mukuru ibintu ndi kubamo maze kuba mukuru nakaniye kubira iki uhuru babajwe nuko ntari mu nzira nyine wowe ushaka maze kuba mukuru kandi sometimes ngasanga naga babazwa cyane mfite petit frère nago abibamo cyane ariko we nkabona ntibimuba my mom nago bimubabaza nkuko jewe ababazwa n'ibyo bintu ndimo nkabona ba sister nabo ntibari senga that too much ariko nkabona nta kintu bimubwiye ariko kuri jewe bikamubabaza so ansanze aho hana ari kurira nanjye byanushije cyane nza kumwegenda mubaza why ambwa ati rero wowe buriya abandi bose babibamo ariko wowe rwose si ibyo navuganye n'Imana kuri wowe I was like wavuganye n'Imana ibiki ambwa ati ngewe nasezeranye n'Imana ko uzayikorera we na ugiye wari umwana ambwira amateka yanjye ambwira ko imbere yanjye hari ba sister babiri kwa kunda ababyeyi ubusanga maze kubyara abakobwa n'abapapa bagatangira kugate ubyara abakobwa gusa ibiki n'ibiki nta muhungu so ambwira ko yewe nako ataranwita hatangiye kuzamo amakimbirane papa atangira kumubwira ko ibintu arimo atari sawa rwose umubyarira abakobwa gusa so bitangira kuzamo amakimbirane so antwite nabwo bagiye gukora ecography bamubwira ko atwite umukobwa noneho biba bibi cyane kabisa biba bibi cyane kugeza ubwo rero yambwiye ko yafashe amasengesho iminsi 5 ajya kubisengera gati mana ndakwinginze no mu mwana w'umuhungu nzamuguha gukorera nuko yasengaga niko yambwiye so arangije ajya kumbyara ambwira ko bari baraguze no twenda tw'umukobwa bazi ko hazavuka umukobwa kuko still ecography yaberekaga ko ari umukobwa yes so kugeza my dad ambwira ati njya no kukubyara papa wayanze no kumerekeza avuga ati nundi ni babakobwa byumbyarira no so ageze kwa muganga byaye abasanga byaye umuhungu so kuri we rero arambwira ati Imana yarakiranutse imicyo nayisabye none nanjye ndashaka kuyikiranirukira nkayiha icyo nayemereye ndifuza kukubona uri gukorera Imana aha bimbwiye rero mbihuza na bya bindi wa mubabaro nagize ndi muri ka kabari wa mwana uwo yamboye nabwo ndashaka kumenya Imana noneho niba koko my mom mbya gukorera Imana ndashaka kumenya Imana ntabwiwe nawe ntabwiwe ese bundi ndamutse ndo murokore nazasanga wenda abakatolike nibo bari mukuri ndamutse ndo umukatolike se nkazasanga abasilamu nibo bari mukuri ndamutse ibyo bibazo nyine byose biraza navuga ni no what ngiye gushaka amakuru ahagije kuri ibi bintu nibwo nafashe ibitabo ntangira kujya nsoma ndabona ko abarokore nabo ni benshi harimo restoration harimo Zion Temple harimo ndavuga se nzajya hehe nzabariza he nzashakira he ariko nubwo ari benshi bafite igitabo kimwe bahuriyeho ni Bible Bibiliya yera kandi abakatolike nabo bafite ikindi gitabo Bibiliya ntagatifu ibi bitabo bitandukanira he ni irihe tandukaniro rihari ibyo rero jewe nagiraga amatsiko cyane kandi nkunda no gusoma ndavuga ni nzicara nsoma ibi bitabo menye impamvu yabyo iyi Mana nyine nzayimenya byanga bikunze muri ibi bitabo ikindi ndavuga ni okay na muri Islam ndashaka kumenya about Islam je niyambuye umwambaro w'idini ndavuga ntaho nshaka kubogamira ndashaka kumenya ukuri kw'ibi bintu niba ndi muri Islam nayo ndashaka kumenya ibyayo nshaka Quran harimo izisemuye zirimo icyarabu ariko hari izisemuye no mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda ndayishaka nayo ndavuga nti ngomba gusoma ibi byose so muri icyo gihe rero muri ibyo ndi gushakisha ibyo byose
niho nahuye n'umugabo witwa Kristo kabisa byanyabyo byo kuri ndavuga ni hano rero umva ndabyemeye misemo kugukurikira ahubwo numva ndavuga nako kubera iki abantu nyine abantu uyu Kristo banamuzi ahubwo bakamuceceka kubera iki abakristo bitwa ko bamuzi bakamuceceka aho ni naho ministry actually yaturutse kuvuga ko Christ is for all nyine nuwabose abantu bose bakwiriye kumumenya so kuri jewe naho byatangiriye naho urwo rugendo rwakomereje wow amen actually mufite byinshi in common mwembi mwese muri rubyiruko muri aba pastor mushumbye mu ministry yanyu mwabitangiye mukiri batoya kandi mwabitangiye muri mu gihe navuga ngo kigoye cyane ku rubyiruko. The Grace Note Podcast navuga ngo audience yacu nini cyane n'urubyiruko, so akenshi tuba dushaka kugira ngo abari nabo tuganira nabo. Now ndagira ngo noneho muse nk'abirengagije ministry, urabona hari igihe umuntu agera mu gipasiteri cyangwa se muri leadership akibagirwa ingorane za kera, you know. Ndashaka mwongere mugende back in time aho namwe ubwanyu muri nkuko nguko uri gushaka naho bwawe, nubwo hari abantu uri ku influencinga, nubwo hari umuntu uri navuga kuzana kuri Kristo, ariko naho bwawe uracyari struggling, naho bwawe uracyari gushaka kumenya Kristo ndi kuvuga ninde, sibyo? Mutekereze abari bushobore kwibuka mushoboye nko kujya muri detail, ni iki kintu cya mbere navuga ngo wamenye cyangwa se wanukiwe ati this is actually a cost I'm paying cyangwa se I should pay? Wabivuze wavuze ati hari ahantu ugera ukavuga ati burya bya bintu byose nari nsanzwe nemerewe shobora kuba bitari na necessarily bibi by the way, atari ko ngomba kubireka kuko nkurikiye uyu muntu. So sinzi niba hari nk'ikintu cya mbere waba wibuka gatahano kabisa Imana ese nyemezera mitamenya koko kabisa nyikurikiye hari icyo. Ariko akenshi urabona tugira hari ibintu batatwigisha cyane cyane nko kuri topic y'uyu munsi, akenshi nta hari igihe batabitwigishaho yuko there is a cost. That's true. Batwigisha bya byacu byose twarabiye bariwe Imana ni nziza, ngwino kuri Kristo, come as you are. Ubundi buzima bukomeze ugasanga umuntu amaze 5 years in church without any change. You know, ukajya uhora wibaza nawe ubwawe ukagira ahantu kabirambirwa ukavuga ati no ati nta kintu biri kumarira kangende. Ariko mu by'ukuri nuko bakubwiye itangiriro ntibakomeza kugufasha mu rugendo. Yes ni foundation, ariko after yes there is work. Yes ni faith. Ijambo ry'Imana rivuga ngo faith without work is dead. You know, so noneho izo nyine ni icyo kiguzi nicyo nshaka kugira ngo noneho mutwibuke. Ariko noneho kugira ngo tuganire n'aba jeune sibyo, ndagira ngo mwibuke ikiguzi mwatanze. Ikiguzi navuga ngo kiba mu buryo bubiri, hari icyo ureka, hari n'icyo ugomba gukora. So hari ahantu Imana yabasanze cyangwa se Mwuka Wera akabaganiriza ati tangira ukora iki utari usanzwe uzi kugikora, cyangwa se ikakubwira ati rekura iki wari usanzwe ukimenyereye. So kanguhereho ni nk'iki wibuka kabisa cya mbere warekuye bikugoye ariko wavuga ati nta kuri nyine kandekure, cyangwa se watangira uvuga ati bikugoye kukambireke kambikore? Ikintu cya mbere byari inshuti. First of all inshuti za nshuti wari umenyereye, ba bantu wari umenyereye kumva kugiye kubatakaza. Numvaga ari ibintu bigoye kabisa. Numvaga ngiye gusigara ndi nyakamwe, na cyane ko nyine sinibona nyine inshuti zo muri church ntago nari nzifite. Nari mfite inshuti zo hanze cyane nareba nyine uko nintangira kubyinjiramo cyane baba nunda batakaza. Ntago turi busohoke ngo bambwire ngo nimbabwira ko ntari bunywa inzoga barahita bagira gute nyine you're no longer cool. Exactly, numva. So ntangira kumva ko mu by'ukuri gutakaza abantu, kandi mu by'ukuri noneho bamfataga noneho kuba ko nabibabwiye mbijyamo jewe natangiye ku exagera gukora ibirenze kugira ngo n'impressione babandi mbereke ko ndi umuntu wabo cyane. So bigeraho kuko bitangira no gufata, batangira kumbona ko mbikora neza cyane. So rero kongera kubivamo kubatakaza bagahita babona ko ni nkaho ubajya muvamo
byarangoye kabisa nawe Imana ibi bintu kuko ariko maze kumenya by'ukuri Kristo maze ndavuga ni icyo biri bunsabe cyose niteguye kukirekura rwose kubera ko noneho ubu ndasobanukiwe menye Kristo ni nshaka ntabwiwe ntahanuriwe nigishijwe n'undi ahubwo ndamwiboneye kuko biroroshye cyane guhamya Kristo wamenye kuruta Kristo wabwiwe cyangwa se wumvanya abandi so ni nacyo abantu benshi bahuraga na Kristo mu gihe cyabo wari impumyi ahuye na Kristo byaramworoheye kubabwira ati genda ari impumyi ndareba ibyo mumbaza bindi aronkea jewe nuko icyo nzi nuko nari impumyi none ndareba kandi niwe wanyijije so byari byoroshye kubihamya kubera ko hari impact byamugizeho so ariko iyo utarahura na Kristo by'ukuri cyangwa wabibwiwe n'abandi biragoye kuba wabihamya mu by'ukuri so iyo cost rero yo njyewe cyangwa nabo bantu kurekura izo nshuti cyane ikindi yari relationship kurekura wa muntu ifite relation ndimo abashuti banjye bazi neza navuga ngo na famille yari maze kumenya so uko nagendaga mbijyamo cyane akambwira turi gukabya ati nawe urakabya kabisa urakabya rwose ndetse ntago wakizwa ariko ibiki n'ibiki byo kujya ngo mu mihanda ngo wajye kubwira abantu ngo ati ibyo bintu uri gukabya ati ugiye kujya wisengera abantu wabaye iki uri ko exagera kabisa so numva rero uwo muntu nawe numva aho bigeze nawe namurekura nabitekereza nkavuga ni biragoye kabisa so navuga ngo ibyo bintu bibiri nibyo inshuti na relation kuyitakaza nibyo bintu bibiri byangoye ni iki noneho se navuga ngo wayobowe kwadapta cyangwa se gutangira gukora utari usanzwe umenyereye gukora nari sanzwe umenyereye gukora ngenekereje ku buhamya bwawe ntekereza ko ari ukubwiriza kuko wari watubwiye yuko ntabwo wari warigeze ubwiriza we wumvaga ko zaramya kabisa n'ibyo so natekereza yuko wenda aho kantu ari nk'akantu Imana yari kwintroduce yavuga ati noneho bizagende I can only imagine wenda sinzi niba ubyibuka experience yawe yo kubwiriza yawe ya mbere sinzi niba uyibuka ndabyibuka cyane nibuka n'icyanditswe nagiye none kubera ko ntari menyereye gusoma Bible bambwiye ko ari igihe uzigisha nagiye mfata Bible ndavuga ni Imana sinzi Bible ngo ndaherese ndasoma mu itangiriro ndasoma muri Mata ntago nzaho ndi busome pe ndabita muganira ngiye gusa aho ndi bugwe naho ngaho rwose ukoze ko kuri gufomboza nibyo nzabwiriza ubwo uraba ari ibyo washatse ko nzababwiriza ariko ugira Imana iragutabara bikomeye cyane in fact mfunguye Bible nuko nabisengeye mfunguye Bible mitangwa mu mubwiriza 12 aba ngo wibuke Uwiteka Imana mu minsi y'ubuto bwawe iminsi mibi itaraza icyo cyanditswe numva ahubwo nige kiri kubwira ndavuga ni karabaye numva ahubwo gihe kiri kumbwiriza narinze ngo nibyo ndi bujye kubwiriza numva nige kiri kubwiriza byatari numva ndi gufashwa cyane numva nanjye kukigeraho ama revelation umva ndavuga numva iki cyanditswe rwose ngomba nicyo ngomba kujya kubwira kuko nanjye ndumva kiranyigishije kiramfashije nicyo numvise najya ariko nari mfite ubwoba bwinshi cyane ko sinari imenyereye guhagarara imbere y'abantu ngo ndi kubabwiriza kabisa mvaga mfite ubwoba bwinshi so umunsi rero nagiye kubabwiriza ahubwo bose bambwatiye nuko abwiriza ibiki n'ibiki mu by'ukuri barabikunda ahubwo bagenda banabwirana ati umva ati niba usigaye ubwiriza n'ejo muzaze niyo experience yanjye ya mbere kabisa nicyo ndibuka ko ari bwo bwa mbere nagiye kubwiriza naryo jambo nigishije wow nice tuzagera kuri pasiteri hari ikintu nibutse kugira ngo se bize no gushobokera n'abantu barimo baradukurikira ni ukuvuga ngo cost ni ikiguzi mu Kinyarwanda ikiguzi ntabwo ari umuntu ukishyiriraho ahubwo uri kugira cyangwa se uri kwishyura niwe ugishyiraho ni ukuvuga ngo tuvuga urugero niba ugiye muri supermarket ntabwo ugenda ngo
ngo ndishyura biswi 100 kuko ubishatse niba usanze ari 1000 ni 1000 na negotiable so turagira ngo mwumve yuko ntabwo ari we wishyiriraho ikiguzi uzishyura kugukurikira Imana cyangwa se kuyemerera ikiguzi cya Trésor gitandukanye n'ikiguzi cya Pasteur utumva Trésor akubwira ngo yaretse inshuti yaretse relation ngo nawe ugenda biri byo itureka everyone mwuka wera afite uko mu convictinga kandi ikindi nibyo wadapta bishyashya donc ibyo utangira gukora bishyashya nturebere kuri Trésor ngo uvuge ati Trésor yese atangira kubwiriza nibuke yuko n'Imana ari kubwiye ko ushaka kujya kubwiriza ni nayo mpamvu yagufashije muri uwo murimo ku munsi wawe wa mbere utaza kugenda nayo ngo bumbure Bible ngo Imana ngo mana ngandiriza hanyuma uhure ngo uhitugwa kuri Yuda ari yahura iryo jambo uzarisobanura gute make sure ko utapfa ku coming up n'ikiguzi ushaka mwuka wera abereyeho kutuyobora mu kutamenya kwacu hari ikintu wavuze nakunze cyane gushaka kumenya Imana utabwiwe n'abantu yawe bwite kuko umuntu unyotewe Imana iramwiyereka pe ngushakana umwete azambona so mu bujiji mu bwana mu kutamenya mu kudasobanukirwa Imana igenda ikwereka etape par etape ikagenda ikubwira ati okay dushyire maka tuvane maka twongere maka tugende uko so aho ngaho ni naho bita binagutandukanya n'ikidini kubera ko bavuze ati murekere kwambara amajipo ukayiturekera kwambara amajipo kandi hari n'indi jambo nkunda cyane ngo niba kubaza kwizera kwawe I'm quoting mu Kinyarwanda ujye uhora ufite igisobanuro so hari abantu benshi cyane ubaza ati kuki ukora icyo ukora akaba atakubonera igisobanuro ariko yari Yesu abikubwiye hari impamvu niyo mpamvu ubuhamya bwawe utajijwe kuko yarabikwibwiriye so wagiye uhamye so mu byo ukora byose ujye ufite ujye uba uri sure yuko ni wowe n'Imana mwabivuganye no now kamhereza umwanya na Pasteur nawe tubwire I'm pretty sure ko nawe urafite nk'akantu gasekeje Imana je bitandukanyeho na Trésor ho gatoya inshuti zanjye zakoraga amabi turi kumwe sinyakoreye pa kuko bitari biryoshye cyangwa se ntifuzaga kubikora ahubwo kuko n'ubundi vibe zabo ntago zahuraga n'izanjye bo iyo bakundaga wenda nafite abantu twaciringaga cyane mu Rwunga bo vibe zabo cyane zabaga ari ibiyobyabwenge urumogi inzoga kuri jewe rero ntacyo yabikubwiye nta na interest kabisa nabaga mbifite gusa I enjoyed hanging out with them so twaragendaga kabisa bakabitumura turi kumwe nabyibuka hari n'ahantu ndabasuhuje bose abo turabaramukije hari ahantu twitaga kwa president mu Rwunga hari kwirigara nyine ahantu bacogeraga so tukagenda nyine tukicara bakambwira ati fata nkababwira ati wapi turi ku kigoryi nkababwira ati ntari bimundekana ubugoryi bwanjye mu Babiloni navuga nti ntacyo buri ubu Babiloni ni nk'ubwo ngubwo so ntago navuga ngo weakness yanjye cyane yabaye y'ibyo byabwenge n'iki ego weakness yanjye aho gugiye ari abakobwa aho ngaho niho umwami yagombye kunkoramo cyane ariko buri Imana ku mugani wayo irebe bizaguruka abanyarwanda niko bavuga ikabicamo hakiri kare ngewe uburyo yampreservinze no kumpa umusheri hakiri kare kuko kuri iyo myaka 17 yacu narinze umugore wanjye uze wajya kwirirwa wiyandarika singi ushaka ikizi umugore wawe ari we so naho yandindiye aho rero nize the cost buri Imana ikoresha abantu batwegereye kurenza n'abandi bose aho nigiye rero ikiguzi kigendana no gukurikira Yesu ni kuri we nyine ni kuri we kuko biranjyana mu rugendo rwacu ho gatoya ariko ntacyo nkimumenya twamenyanye ubundi muri grade 10 ubwo ni nka S4 yacu icyo gihe S4 yaravuye ku kigo kiwabo je nari nsanzwe ndi kuri Glory haza hansanga nibwo twamenyanye noneho muri ko kumenyana ndamukunda nawe nkabona afite akantu ariko nyine ko akunda abakobwa bihagarara nawe urabizi now
ndabyibuka amagambo ya mbere twavuganye nari ndi kumukiza umusore wari kumutereta aja muri inyuma agira ngo amuvugishe noneho we kugira ngo amucika ahita anyita umugabo wiwe aranampobera tipa ahita yikomereza so amagambo ya mbere twabwiranye ni nayo umugabo wanjye umugore wanjye biri aho ngaho nyine byo gukina ariko to me it created nyine yo kumva yuko kubundi namureberaga hejuru mvuga ati buriya ntago namwigezaho anyise umugabo numva hari amahirwe bya bintu birashoboka so muri uko kubigerageza kwanjye rero navuga niho Imana yankubitiye urushyi rwa mbere rwo kumbwira ati uriya kunkurikira hari cost hari ikiguzi bisaba ndabyibuka ubwa mbere kuko nabonaga mfitiye amarangamutima nanya nyabora ati byavamo bwa mbere mu propose yarankatiye ankatira inshuro zigeze muri 3 zakurikiranye kandi mu bihe bitandukanye inshuro ya mbere arankatira mumeranye neza muraseka murabwirana twaje teme hirya no hino ibintu nta mahoro uraritoboye tiboya nanankatiye icyanyishe ni impamvu yari ari kumpa yo kunkatira arambwira ati wowe uri pasiteri w'ikigo ntabwo nshaka gusohokana na pastor ejo n'ejo bundi batazavuga ngo nagushije pasiteri pardon urimva iyo mpamvu numva binkozemo akantu n'ubwa kabiri ngerageje stirambwira the same thing noneho ndihara ndavuga ni sasa ibintu byo gutereta reka mbe mbishyize ku ruhande mbanze mubwire Yesu wenda nakizwa Yesu izaza yoroshye wenda Yesu izaza so ntangira kumubwiriza kandi icyo gihe nari ndi rigid na bya bintu twavugaga ngo ngwino ukuri ngo yarakubabariye nari ndi rigid nambwiye ati nudakonja ntubire ko yarambwiraga ati jewe nta kibazo nzaririmba gospel ko yarakundaga kuririmba nzaririmba gospel ndirimbe na sakira mbijyana nta kibazo ati nudakonja ntubiri zakuruka umusarandakarira yurira moto aragenda nanone binsigamo ku kantu ko kuvuga ati hari cost hari ikiguzi cyo kumukurikiranye of course Imana mu bugenge bwayo no mu gukomera kwayo iramugarura arakizwa none akijijwe wumve aho tuberanye ni abanyantege nkeya nanone ndavuga nti yakijijwe noneho yego leta iza kabisa yihuse ndongera ndamubwira arambwira ati ariko ino uku kunkatira kwa gatatu kuko ari gutandukanye ndanashima Imana kubwiwe n'ubwenge yamuhaye kuri urwo rwego ambwira oya itakiri oya y'ukuri pasiteri ati noneho nakijijwe nawe urakijijwe sinifuza ko tujya muri bino bintu Imana tutari kumwe numva aranchallenginze I took up the challenge tufatira igihe cyo kubisengera ndabyibuka twabiganiriyeho byari mu kwa kabiri 2014 pardon mu kwa kabiri twaje gusubizwa nyine bwa buhanuzi nababwiraga mu kwa 8 amezi 7 kabisa turi kubisengera abantu bakatubona ati murakundana ati turi kubaza Imana pardon so nyuma yuko Imana yari ivuze nta nubwo nongeye gukora indi proposal byahise byikora dutangira relationship and then building up until today ari umugore na mama w'abana banjye so biba cost rero bigendanye n'urugendo umuntu agenda ntago ari ibintu biza out of nowhere ngo uvuge ngo jewe ngubu ndarekeye aho ntago nzongera gukora ibi nibi ngiye gukora izi cost ngiye gutanga ibi nibi n'urugendo na n'uyu munsi you can be amazed ariko hari ibyo nkiga ngomba kureka kubwiwe hari ibyo hari urwego uko ugendana na Yesu hari ibyo agenda gukuraho au fur et à mesure bitewe n'urwego ugezeho bitewe n'aho ugeze n'icyo akwifuzaho so navuga ngo jewe cost zanjye zagiye ziba gradual na n'uyu munsi ndacyazikora I think nako kumaturinga mu bintu by'Imana ntago ari uko ibintu byose bita biba gutya yego cyangwa se utumenya ngo ibi nibyo ngomba kureka hari biri obvious akwereka mu ijambo ry'uko ugenda ukurana nawe ugomba kuyitureka ariko hari n'ibindi bisaba ijwi ry'umwuka wera nuko ugendana nawe uko ugenda ukura akagenda gukura kuri kimwe kujyana ku kindi wow Imana yamugisha mwinshi ni ukuvuga ngo tumaze kwiga yuko ikiguzi kigendana n'urugendo rw'umuntu kandi nanone ikiguzi ntukiha ariko urebye abakristo benshi nibyo dustrugglinga nabyo
burya kuvuga yego ugera gutyo ukabona ateye intambwe, habaho wa munsi hagira umuntu ubwiriza ugafashwa, habaho wa munsi ureba film ikagukoraho, ikagukoramo akazi ukavuga yes. Hanyuma after yes ugasigara wibaza okay, now that we said yes, what's next? And aho ngaho noneho nibwo urugendo rw'ukuri rwa Gikristo rutangiye. Noneho bikanagendana no kuvuga ngo na convictions. Cost ijyana none no kuba convicted, aho mwuka wera kubwa ati kora ikireke iki ngiki. Ariko noneho nibyo ndi gushaka kugira ngo nanone tuvugeho, biragora pe. Tuvugishije ukuri hatazagira umuntu ukubeshya, biragora kugira icyo navuga ngo wiyambura ngo ugitange kandi wenda se wari usanzwe ukimenyereye, cyangwa se kugira n'ikintu ukora utarusanzwe umenyereye. Now akenshi kubera urubyiruko twanga ikintu nanone cyitwa uncomfortability, ikintu gituma twumva yuko sinsa abandi barambuga hiki, barambona gute, ese kuki ntaba, urumva dusigaye dufite ukuntu twagerageje niba navuga kubisemura cyangwa se kubyoroshya, kamba umukristo uri cool, kankomeze kugendana n'abandi, kuki sundi nabareka kandi bari inshuti zanjye, nago nzajya mbajudginga, nzajya njya church bisanzwe ku cyumweru. No, why do I need to overdo Christianity? Niba navuga ngo tugafailinga gutandukana ku munyadini no gukurikira Imana by'ukuri, bigatuma nyine dukomeza tubaho ubuzima budafite change, kubera yuko twanze kwishyura ikiguzi kubera bya bintu gishaka kubiholdinga. Now navuga ngo ni iki kintu mwabwira urubyiruko buri wese ku giti cye cyaba cyaragufashije kiri practical, cyangwa se ikintu wahamya ukavuga ati singwereza umurongo wose agende dede nakazi kamwe ukabera yumwemereye, ariko gerageza byibuze ukora ibi ngibi kugira ngo bikorohere cyangwa se bigushobokere gutanga cya kiguzi. Nk'abantu nyine mumenyere urubyiruko mufite ukuntu mubabwira mu counselinga mugira gute, ni yihe nka road map mwabahereza yo kuvuga ati what actually you can do this, bizakorohera gutanga ikiguzi cy'iby'Imana yakubwiye. Kandi ikintu maze gusobanukirwa nuko urugendo rwose aho ugeze hose mu buryo bwa Gikristo hari ikintu umwuka wera barakuganirije. Hari icyo barakubwiye ukiri stuck nacyo utaracyemera, cyangwa se waracyemera ugera ku cya kabiri urakireka, hari etape hari akajwi wumvishije. Ako ngako rero kugira ngo uriya muntu abashe kukumva agere no kubindi, agere no kubindi, kuko ni journey, kandi ni journey itagira iherezo kugeza Kristo agarutse. So ni iki kintu wamubwira, ni ihe road map wamuha? Ikintu nekereza ko cyafasha umujene wese, kuko icyo ni ikibazo dukunze guhura nacyo. Abajene bose bakubaza nanjye niki cyatuma ngera aho ugeze, cyatuma maramaza, cyatuma mba proud ya Kristo namenye. Nekereza ko ikintu cya mbere gusenga no gusenga ni kimwe, no kumenya ijambo, gusoma ijambo ry'Imana ariko ukaryumvira. Kuko abantu benshi turasoma ijambo ry'Imana turanabwirizwa, ariko kuryumvira nicyo biracyari ikibazo na bugingo n'ubu. Ijambo ry'Imana rikubwiye ibi ngibi, yumvire. Ni catalogue, niyo catalogue twahawe muri uru rugendo. So abantu benshi rero dushyira imbere nyine nsengera hano, nteranira hano, ni kimwe. Kugira aho uteranira ni byiza, kugira umushumba ni byiza, ariko ijambo ry'Imana icyo rikubwira uracyumvira. Waracyumvise se uracyumvira? Kuko abantu benshi naho bagongerwa cyane. Abantu benshi ijambo ry'Imana turaryumva ariko ntituryumvira. Twitoje kumvira iki ijambo ry'Imana rivuga, nukuri twaba abo Kristo yifuza ko tubabo. Twagera ku kigero gikwiriye cya Kristo. So navuga ngo rero Bible cyangwa se ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana Paul yabyandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ubigira umumaro wo kuduhugura no kudutunganiriza, gutunganiriza umuntu nyine gukiranuka akareke bya bindi byose. Nicyo ijambo ry'Imana rimaze. So iyo turirebye rero tukarikora, tugakora ibyo ritubwira, tubasha gusa na Kristo, tubasha kugendera mu nzira Kristo atwifuza. So nekereza ko rero kumvira ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana tukaryumvira, icyo rivuze ukitoza
kugikora. Paul nanone yanditse Timoteyo amubwira ngo kwitoza mu by'ubugingo bigira umumaro muri bikesha, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi, kuko bifite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubuzaza. So kubyitoza si ibintu ukora uyu munsi mu gitondo, ni ukubyitoza day by day, ukahora ubyitoza. Reka nitoze kuvuga iki ijambo ry'Imana rivuga, ese uyu munsi ijambo ry'Imana ryambwiye, reka mbyitoze kubishyira mu bikorwa. Step by step ugenda wisanga uri gukora icyo umwami agushakaho, wisanga uri gukora icyo Imana igushakaho. Njyewe navuga ngo nicyo kimfasha umunsi ku wundi icyo ijambo ry'Imana rimbwiye, kuko n'uyu munsi nk'uko yavuze ko cost ni urugendo. Umunsi ku wundi wisanga bya bindi wari wararetse wisa nkaho byongeye kugukurura. Bisaba ko umunsi ku wundi witoza cya kindi cyagufashije kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntukireke. N'uyu munsi ongera wumvire ijambo ry'Imana umunsi ku wundi, uko bukeye n'uko bwije. Say yes to Jesus. Day by day. Uyu munsi mubwire yes, nejo nibucya mubwire yes, nejo bucya mubwire yes, kugeza Kristo agarutse. Ndumva icyo aricyo cyadufasha. Pastor arabivuze, ariko numva agiye icyo nakongeraho wenda no gukubitira ku yindi nguni yo kureba rimwe na rimwe ikinyejana impamvu kitabwira yego Yesu bigendana natwe no gufailinga kuyipresentinga Yesu n'uburyohe bwiwe. Yesu yatanze umugani, aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranwa n'umugabo wari uri guhinga mu butaka, ngo arangije aza kumenya ko ubwo butaka bufite izahabu. Ngo arangije agenda gurisha ibyo yari atunze byose ngo kugira ngo azagure ya sambu. Hari icyo yabonye muri iyo sambu gikomeye cy'agaciro, aravuga ati ibyo nari ntunze byose ndabigurisha, ariko iya sambu ibi yanjye. Yesu akavuga ngo rero ubwo bwami bw'Imana nicyo bugereranywa nacyo. Tubashije kugaragaza Yesu, ndetse natwe nk'ikinyejana tubashije kubona Yesu, ubwiza bwe, gukomera kwe, imbaraga ziwe, amahoro atanga, umudendezi atanga, ibyo adukiza, ibyo adutura, tubashije kubona ibyo byose, ntabwo byaba bikitugoye kumukurikira. Nta nubwo byaba bikitugoye gutanga ibiguzi. Ikiguzi kigendana na revelation ufite ku mwami. Abakorinto ba 2:5-14 n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, ngo kuko twemejwe nk'uko umwe yapfiriye bose, ngo niko bose bapfuye, ngo kandi yapfiriye bose ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubwo bapfiriye akanabazukira. Usobanukiwe urukundo yadukunze, usobanukiwe ineza agira, umusobanukiwe, ntago byakugora kugira ibyo usiga inyuma. In fact, abagiye babireka bose, tufite iyo track record ya benshi bagiye bamubwira yego. Nabyo ni icyitegererezo gihagije kitwereka ibyo wahemba. Nawe ikinyuranyo cy'ibyo rero, uriya when we present the truth, ni byiza ko tubikora muri its entirety. Ikinyuranyo cy'ibyo ni ukuvuga ngo niba tutamukurikiye hari undi dukurikiye. We afite ibyo ahemba, ariko si uyu nguyu wundi wahemba iki. Iyo udakurikiye Yesu ukurikiye Satani. Yesu afite ibyo ahemba, amahoro, umuzima, umudendezo, ikirenze byose ubugingo buhoraho. Iyo utamukurikiye ubwo ukurikiye Satani. Iyo ukurikiye Satani we nicyo afite ahemba. I think nicyo dukeneye guselinga kuri iki kinyejana, no kumenya ngo niba utari gukurikira Yesu ufite undi uri gukurikira. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba, ankurikire. So kumukurikira rero bisaba ko twemera yuko tumukunda kurenza abandi bose. Bisaba ko tumushyira imbere y'ibindi byose, akatubera byose muri byose. Iyo twageze kuri urwo rwego rero rwaho ari we tureba, ahinduka object of attention, ahinduka focus yacu. Then ibyo dukora byose bikaba ari ibyiwe, nakubwiwe.
niyo mpamvu iyo journey yoroshywa nuko twafalinze in love. Yes. You know, kandi turamukunda kuko yabanje kudukunda. Yes. Dusobanukiwe rero urwo rukundo byakoroha. Uyu munsi ntanga n'urugero wenda kugira ngo bya bintu turi kuvuga bive mu magambo y'Imana gusa bibe na practical. Uyu munsi kuba ntavugana n'abandi bakobwa ngo ngire inshoreke ntago ari uko ntashobora kubikora nk'abandi, oya, ariko urukundo nkunda umugore wanjye ntirunyemerera kubikora. You know, so we are selling for a relationship. Yes. And falling in love with Jesus. Kuko wamukunze no guhara amagara yawe n'ibyawe bizoro. Yes. Ntago bazakubwira amafaranga ngo wumve ari ikintu gikomeye. Ntibazakubwira gutanga ubusore bwawe ngo wumve ari ikintu gikomeye. Absolutely. Kuko uzi neza igiciro ndetse na cost nawe byamusabye. We byamusabye ubuzima bwe bwose. We yikoreye ibyaha byacu byose. We yikoreye ububi bwacu bwose. We yari nta cyaha yari afite, yari umuziranyenge. In fact yahamijwe n'abagabo batatu bose bamuvuga kandi bamuvuga kimwe. Yohana nk'umugabo w'umutima, kuko mu myuka yahoraga no mu gituza cya Yesu, yaravuze ngo nta cyaha kimurimo. Muri we nta cyaha cyari kimurimo. Yes. Petero nk'umugabo w'ibikorwa byinshi, murabizi niwe waciye amatwi n'abantu, aravuga ngo ntiyigeze akora icyaha. Paulo nk'umugabo w'ubwenge aravuga ngo ntiyigeze amenya icyaha. So Yesu yareraga mu buryo bwose. Kandi impembo y'ibyaha ni ikintu urupfu. Nuvuga ngo ntago yadizavingaga gupfa. Yes. Ariko yarapfuye. Kubera iki yapfuye se? Yapfuye ku bwacu. Gotcha. Umenye rero cost n'akagero naho yageze kugira ngo yitange agera aha ngaha aturonke. Yes. I mean, abakobwa baranyumva cyane. Umutipe yagukunza akaguhundagazaho urukundo. Sure. Biroroha nawe kumukunda baka. Namwe abajama mu byumve ni ibintu byoroshye. Twarakunzwe, dukundwa urukundo ruhoraho. Nkunda ijambo ry'Imana riravuga ngo yadukunze urukundo rw'akaramata. Yes. Ngo ndetse aduca nk'imanzi mu biganza byayo. Urwo rukundo rero warumenye, sinibwira ko hari aho wacikira nyine gutanga cost. You will give the cost. You will give everything that you have. You know, icyampa rero iyi generasi igasobanukirwa urwo rukundo, ikamenya, igatahura, igahishurirwa urwo rukundo. Ruturuka he? Niho Trezor yatubwiraga. Ni mu ijambo ry'Imana. Ushaka kubisobanukirwa no kubimenya, navuga ngo ihereze ijambo ry'Imana. Kuko niyo love letter. Niyo love letter. Niho nyine tubwirirwa ya magambo yose, naguciye nk'imanzi mu biganza byawe, nkukunda urukundo rw'akaramata, ngo kandi yaduhinduye kuba abana b'Imana, twebwe abari barataye kure, nta masezerano, twigijwe hafi. Ibyo byanditswe byose biraza bikakwirundiraho. Noneho ugasobanukirwa urukundo rw'Imana, ugasinda urukundo rw'Imana, ukuzura urukundo rw'Imana. Yes. Niyo mpamvu bitagera ahantu rero utabugikeneye kurwana, ahubwo bya bintu byo biza at ease, bira flowing, ntago ari mechanique, ntago ari dini, biza biflowingira muri ya relationship. Ntago nifuza kubabaza umwami wanjye. Ubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukababaza umwuka w'Imana utuye muri mwebwe. Uwo mwuka rero wa building the relationship nawe wiga now kutamubabaza. Kuko umenya ngo ibi ngibi yarambwiye ko bimubabaza, ntago nifuza kumubabaza, nkuko utifuza kubabaza sheri wawe. Yes. You know, so navuga ngo ijambo ry'Imana, then na community. Yego. Community is very key. Impamvu nimwe nuko Imana iza kubona yuko dukeneye kwibana inyakamwe nk'uko yavugaga. Ariko turema nyine inyakamwe, ariko yadushyize mu bantu kugira ngo bidufashe. So abo bantu rero nabahe nabadufasha kugira ngo dukomeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyuma gityaza ikindi. So iyo ubaye muri community y'abantu bizera, n'ibyo muganira biba bibuildinga up bwa buzima wifuza kubaho, ndetse bikakwencouraginga kugendana mu mwami. Ibyo rero nimo harimo church, nimo prayer, nimo everything na ministry n'ibindi. So navuga nti rero practically twihereze ijambo ry'Imana, and then twite kuri environment yacu. Yes. Yeah. Wow. Tugana ku musozo, ngewe navuga ngo nkuyemo iyanjye summary, ijambo ry'Imana, gukunda umwami, ndetse no kwiyegereza aho ushaka gusa nabo. Navuga ngo nsozanya testimony gatoya.
ngewe nanjye njya kumenya Imana nabwiye ati rero Imana ndashaka kumenya nkuko wabivuze kandi ndashaka kumenya ngevuga ati Imana ya Brune apana Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo simbazi bari abantu you know ndashaka kuya muri praying nge making sure ko Imana yanjye nanjye irumva sibyo ariko rero Imana ngewe unfortunately nge sinsoma nkawe ngewe nabwiye ati ndashaka tugirane relation tugirane relationship nyayo nge mbyumva mbi feeling ngukunde nkuko wankunze nkuko ijambo ryawe ribivuga so ijya no kunyigisha ngewe nkunda kubivuga nigishwa n'Imana mu buryo busekeje ikoresha utuntu duto cyane dusanzwe nk'umuntu wakora iki gikombe kirimo amazi nkakigiramo so now no muri ibyo bintu bya cost ngewe ko nabyize to complement what he said nabyize in a relationship way urikumva in a relationship way in terms of when I go to pray to God Mana ibi bintu byananiye Mana ndarushye Mana ndaremerewe Mana ngira gute iransubiza sibyo kubera inkunda so nangije kambwira ati watutse umuntu cyangwa wavuze nabi cyangwa warebye nabi cyangwa ugomba kureka iki cyangwa ntuhindukire cyangwa iki ntabwo mbibona igitugu no mbibona ko umukunzi wanjye urukundo umukunzi wanjye hari ikintu ari kunsaba so ntabwo mbibona nka cost mbibona nka service you know God serves me I serve him it's a relationship you know nkabona yuko buri muri uru rugendo rwanjye n'Imana twese turi active you know it's not a one way relationship so ibyo navuga ngo niba sinshaka ko kuri da jambo singemera kuvuga ngo umuntu baby Christian twese turaba Kristo ariko buri mu Kristo wese ngiye encouraginga nkubwira ngo nurebera Imana in the lens of you are in a relationship with him ntabwo ari Imana yo kuvuga ngo hevuze hitukora bizakuremerera umutwaro uzakuremerera Yesu yaratubwiye ngo munyikoreze imitwaro yanyu iremereye mufate uwanjye woroheje we wari woroheje nuko yari experiencing kubana n'Imana on a daily basis mu ijuru yarazi umana ubwari bwarazi ubwiza bw'Imana yarazi guteteshwa n'Imana yarazi presence y'Imana so ni nkaho ashatse kutubwira ati ngiye nimugurana nanjye muri butangire kumenyera who God is muri butangire kumenyera how he treats you when he tells you this is not good it's because it's not good not because he doesn't love you so shaka kumenya Imana ibi bindi byose tuvuga ngo ni cost ntubyumve ngo wumve tuguteye ubwoba bizakorohera as a matter of fact uzagera n'ahantu nta nubwo uzajya wibuka ngo nakoze ikejo uyu munsi nakoze iki nta liste dufite ubikorana umutima ubikunze ijambo ry'Imana yavuga ngo ab'Imana ikundira bacyaha so iyi Imana iri kukubwira ikintu ntabwo ati ya Mana iranyanga ahubwo utuga ati I need to do this so God bless you so much this was truly a great conversation and ndibwira neza ko ari umuntu uri bufashwe nabyo kongera nanone kubashimira muri The Grace Not Podcast dusoza tugira ga segment ka In Christ We Vibe aho tubabaza utubazo and ndibuze kuza ngiye kubabaza ibibazo muri ubu buryo ngiye host so tubihindura ahubwo Trésor ufata umwanya na Pasteur ufata umwanya umbaza ikibazo ushaka naho cyaba gikomeye umbaza ikibazo niyo vibe ariko ubwo nyine nge ndabatrikinze mubanze mukora ibyo ndahita mbereka ukuntu mbigenza ninde cyaje simubitekerezaho cyane mushobora no gukora nakoroheje si ngombwa Yereka nkubaze kamwe gusa so mu madini yose ahari ku isi kubera icyo wahisemo kuba umukristo wowe ndabisubiriza rero nicyo umwami ariko kwigisha nicyo umwami ariko kwigisha nicyo umwami ariko nyigisha so ubajije nicyo umwami ariko nyigishaje ubaze mu madini yose kuki nahisemo Kristo answer each other well impamvu nanjye niyo research naje gusanga nta
nkunda kubivuga gutya reka mbivuge gutya yego mu madini yose abaho name it Buddha Islam n'izindi zose yose the message ni imwe nicyo umuntu agomba gukora kugira ngo agere ku Mana yego ni religion imwe imwe yonyine iselinga yuko hari icyo Imana yakoze kugira ngo yihuze n'abantu amen izindi zose zikubwira ibyo ugomba gukora amasengesho ugomba gukora ibitambo ugomba gutanga kugira ngo Imana ikwemere ariko Christianity niyo religion yonyine imwe ivuga iby'Imana yo yakoze kugira ngo igirane ubusabane n'abantu amen so icyo kinyuranyo cy'ubwacyo kirihagije kuko ntago ari Imana nyine yicaye idemandira gusa ahubwo ni Imana yatekinze initiative igira icyo ikora kugira ngo n'abantu ibunguke so ni Imana y'urukundo amen ntago ari Imana gusa y'amategeko ni Imana iri just yego ariko ntago ari yo gusa ifite na party yindi yego nihishurirwa ryindi ry'uko ari urukundo so navuga ngo niyo mpamvu ya Christianity amen okay nanjye cy'umwami ari kunyigisha ubu ngubu ni igikorwa cyane cyane ku evangelize cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza navuga ngo dusohoreye mu bihe ari ijambo riri kumfasha cyane riri muri Matayo 24:14 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose mu isi yose ngo kugira ngo babere ikimenyetso cyo kubahamiriza ngo nibwo imperuka izahera ku isi so iryo jambo rero ndavuga ngo ubu butumwa bwiza bugomba kwigishwa mu mahanga yose buzajyanwa n'abandi Paul aravuga ngo ese bamwizera bate bataramwumva yego bamwumva batari ntawo babwirije so batatumye exactly so numva nibyo umwami ari kunyigisha cyane so numva ko mfite task yo kujya kubwira abandi Kristo yeah amen last but not least buri wese kamwe kihuse nsoza ni iki kintu abantu benshi cyane bakunda guhurizaho bagucomplimenting bancomplimentinga compliment ukunda kubona kenshi cyane okay byinshi bihuye n'umuhamagaro nyine ko bafashwa cyane nibyo nibyo mbona ubwo nanjye ndayiguhaye Imana ikomeze rwose hanyuma Pastor ni iki kintu gisanzwe cyoroheje ukunda abantu batazi gukunda cyane gisanzwe cyoroheje mundi ifiriti Faustine twizere ko agafiriti kari ready okay murakoze cyane nongeye kubashimira ndashimira namwe mwese mwadukurikiranye n'ukuri Imana ikomeze bahereza umugisha tubibutsa ku likinga gusubscribinga no gusharinga guhora mwibuka kutubwira ese ni cye kiganiro kindi cyabafasha cyangwa se nibahe bantu bandi mukeneye ko babaganiriza kugira ngo dukomeze twese gukura mu buryo bw'umwuka Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubarinda turabasabira umugisha kandi tubifuriza gukomeza gukura mu buryo bw'umwuka twe turi kumwe na Pastor Eli ndetse na Trésor mukeneye kubaganiriza cyangwa se kuganira nabo mwabasanga mu ma ministries yabo nkuko bababwiye. God bless you. Shalom shalom.